bashumba ba potre muri izo nzego murimo mureke twumva umwuka w'Imana icyo atubwira twe kumera nka Samweli twingingira ba bandi Imana idakunda ese aba bantu mwimika mu matorero mwimika mu nshingano zitandukanye ese Imana iba yabyemeye Imana iba yavuganye nawe niba Imana iba yavuganye nawe haleluya amen ariko ba bandi bafite izo ntambara bashumba mubaze murebe bipfira reka tugane kuri conclusion umushumba mukozi w'Imana muyobozi ku rwego rw'ubuyobozi rwose mbonye ijambo ryiza rirwumvikana cyane uba utonesheje kuri wowe ni n'umutoni ku Mana usimbura Sawuli kandi Sawuli akiriho niyo ari inkozo koko reka nyine byagukoraho ugiye nk'umwasama ugiye muri bwa bupfapfa byanagukoraho koko nugenda uvuga ukuri nk'uko kuri umva ariko ihembe mu ntoki ryuzuye amavuta ukaritwara gutya ukarubanda urya uryikoreye ngiye kwimika biragukoraho kandi mu by'ukuri ngibyo niko kuri ukuri nuko afata iki ihembe ukaritwara ryo ndetse aririmba n'indirimbo zigendanye no kwimika akagenda nk'ibintu nyine by'ibirori akabitegurira reka ati wibeshye ubikora utyo urebe arakumena umutwe nyine ariko dore ukuntu ngubwira wowe igendere n'inyana nk'umuntu ugiye gutamba ibitambo nukubaza ujye umubwira ko ugiye gutamba ibitambo yewe no kwa Yesayi ubwe i Betelehemu nuhagera umubwire ko uzanywe no gutamba igitambo hanyuma ubundi urareke Yesayi n'abahungu be baze kuba ku gitambo ubundi ngewe ntuzabwira icyo uri bunkorere singibyo bivuga ngo iki rero iyo ugize ubwenge muri uyu murimo wa data ukora byose Imana niyo ikwibwirira kugenza ibintu amen amen Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino turashima Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima kandi dushima Imana ko itwongereye amahirwe yo kuba tuje gutanga ihumure tuje kuganira tuje kuvuga kugira neza kw'Imana ku buzima bwacu aho muherereye hirya no hino rero turabashuhuje tuvuga ngo amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwebwe n'abanyu mu izina rya Yesu rero uyu munsi twongeye kugaruka hano muri studio kugira ngo tuganire duhumurizanye tubwirane iby'urutse umutima hanyuma dukomeze urugendo rujya mu ijuru turi kumwe rero n'umushumba wacu umushumba mukunda Pastor Zigirinshuti Michel ni umushumba muzi cyane sinakora introduction ndende kuko musanzwe mumuzi mumukurikirana rero uyu munsi yongeye kuza kugira ngo tuganire atubwira twungura ibitekerezo twungura inama nk'uko bisanzwe umushumba turabakiriye amen amen mbere rero yuko dukomeza ngo tubabwire n'impamvu twaje noneho muri studio nanone reka tubanze dusenge twiragize Imana data mwiza mukunzi wacu tuguhaye icyubahiro turagushimiye cyane ko uduhaye kubaho turabizi neza ko hari abageze ahacecekerwa kuba tugihumeka rero n'ubuntu bwawe ntabwo ari imbaraga zacu ntabwo ari ubumenyi bwacu nta na kimwe twakoze kugira ngo tubeho rero turiho kubera wowe niyo mpamvu tuje kuvuga kugira neza kwawe tukavuga urukundo dukunda tukavuga mwami ibyo wifuza yuko dukora rero uvugane natwe umushumba waduhaye umuhe umugisha umugirire neza kandi ukomeze kumwagura umuhe ubumenyi ubwenge ibyo akora byose mwami ayoborwe nawe mwuka wera turagushimiye abadukurikira hirya no hino baha umugisha kandi ujye ubabwira mwami ujye ubibutsa kugira ngo banakoreshe babwire na bagenzi babo babahereza iby'urutse umutima kugira ngo twese dufatanye urugendo rujya mu ijuru tuguhaye icyubahiro kumva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu amen amen mushumba turabashimiye cyane ko mwongeye kutwemera kuza ngo tuganire ku ijambo ry'Imana hanyuma ikintu nshaka cyangwa se nifuje ko tuganira umunsi wa none ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo rifata ku bantu benshi cyangwa se navuga bose ijambo ryitwa kuvuga ukuri kuvuga ukuri ni ijambo rinaniye abantu benshi mushumba rinaniye abantu benshi abakomeye aboroheje
ni ijambo twese dukenera mu buzima bwa buri munsi ariko kandi rinakomeye kandi risaba ko umuntu ku giti cye ahitamo kuvuga ukuri ariko hari igihe kuvuga ukuri umuntu akavuga ukuri mu bintu byose bikagaragara ko ari ubupfapfa bikagaragara wenda yuko wenda atari nabyo ese kuvuga ukuri buri gihe ni ngombwa ako kantu ese kuvuga ukuri buri gihe genda maze gufatamo akantu uvuze ngo ku buryo kuvuga ukuri bishobora kugaragara ko ari ubupfapfa ese nibyo none se kuvuga ukuri si byiza ni byiza wowe ni byiza cyane none se ko hari igihe bigaragara ko ari ubupfapfa reka bikubwire ubwo rero ndagira ngo ijambo turiganire bisobanure rwose ko nta kintu nkunda bibiliya nta kintu na kimwe itaragezeho ni ukuri urumva ni bibiliya itubwira kuvuga ukuri yego sibyo muvuga ukuri hanyuma nawe kandi ihinduka ikanatubwira igihe atari ngombwa kugukoresha yego kandi guhari n'ubusanga hariho umuntu uwo mugani muzi mu gifaransa ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire ukuri kose ngo si ngombwa kukuvuga cyangwa se hari igihe bitaba byiza kukuvuga uwo mugani w'umufaransa niko usobanuye ariko muri bibiliya naho harimo ahantu ubona byabaye ngombwa yuko ukuri kuriho umuntu aguhisha yakuvuga ndafata urugero igihe Rahabu yakira abatasi wenda Rahabu we abaduteze amatwi bari buryo bati nuko atarakijwe atari umukristo sibyo mbibutse ko icyo gihe ubukristo bwari butari bwandabaho ariko noneho nta n'ubwo wenda yubahaga Imana nitugenzura turasanga iyo akoresha ukuri nk'uko kuri yari kuba agize ubupfapfa kakantu bavuze kandi kugira ubupfapfa ni bibi abatasi baraza icyo gihe bari abatasi 12 barangajwe imbere na Yosuwa baje gutata Yeriko ariko bakihagera bagomba kubona icumbi bakabona kwande kwa Rahabu Rahabu rero arabamenya amenya ko ari bo amenya icyabazanye wajya niho havuye uwo mugani ngo ntawuhisha uwahishaho bivuga ko buri barahageze baramwisobanurira uwo mudamu uraducumbikiye niba unamenye n'abo ucumbikiye sibyo ubaha icumbi ubazi mwabemeye turi abatasi yego turi bamaneko muri iri jambo turimo turatugira igihugu ngo tumenye ko tuzagitera nk'uko Uwiteka yakiduhaye tukibohore akimara kumenya abari bo ubundi kumenya abari bo ubwabyo byari bihagije ngo abe imicumbi muzi ko mubyumva erega ni abatasi bari mu gutata igihugu n'abatuyemo kandi igihugu baragitatira kugitera iyo sitepu ya kabiri kandi kugitera byavamo kugitsinda kubica nawe agapfiramo kuko mu kubohora igihugu byanga ukuntu hari bari gupfiramo ariko murebe ukuntu Imana yamukoresheje abemerera icumbi yamaze kumenya icyo barimo ikibazanye harimo ijambo rikomeye yavuze bivuga ngo amakuru yabo y'Abisiraheli yari yarageze ahantu hose yarababwiye ngo dukurikije ngo nkurikije amakuru yanyu twumvise y'ukuntu Imana yabakamirije inyanja imbere uruvuga amakuru bari bayafite ngo dukurikije ukuntu inyanja yabakamiye imbere mukambukira ahumutse dukurikije ibitangaza mwagiye mubonera mu butayu twagiye twumva umva nk'abagomba n'iki gihugu Uwiteka yakibahaye byarangiye none muze mbahe icumbi yego ariko nimbagireho umugisha kuri nanjye muzandokore mugihe muzamubohora igihugu muzandokore aragiye arabahisha ngomba rero kubahisha baba baje kubashaka biba byamenyekanye ko bari aho ngaho Bibiliya itubwira ukuntu yahise aburiza ku ngazi ariko Mana yo mu ijuru mbega inspiration aburiza ku rwego abashyira hejuru y'inzu aburusa imigwegwe impamvu mbega inspiration imaze guhumekerwa
kugeza ubwo ubwirwa ahantu ushyira abantu n'icyo uri bukore. Bivuga ko muri iyo sitasiyo yari ari ati byanga bikunda ntawe uri ukindi kugeza inzu yanjye. Reba kuburiza ukabona inzu ukaburuza iki imigwegwe. aho ntabwo umuntu bivuga ngo abantu bari kure oya n'abantu bari kubona hejuru y'inzu bari kuvuga ati muri ino minsi asakaye vuba. Yongeye kuvugurura igisenge asakaye vuba kuko kuri mu tukigira inzu za nyakatsi ariko n'ubu ziriho nziza. Hari ukuntu bagira gutya bakavugurura igisenge bagashyiraho umukeke mushya ubwatsi mushya agasa neza cyane cyane nk'izi baba bubakiye kugira ngo batazumva urusaku rw'imvura. Katugere ku ntego yacu rero, bene igihugu baba baje kwa Rahabu kandi amakuru bayamenye. Ni nako birivuga, iravuga ngo baraje baramubwira ngo abagabo banyuze aha ngaha baje hano bari hehe. Ni ikintu gikomeye cyane, bivuga ngo amakuru bari bayafite. Urumva igice cya kabiri cya Yosuwa duhere ku murongo wa mbere. Yosuwa igice cya kabiri duhere ku murongo wa mbere. Gasome bari Shitimu, Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bajye gutata. Arababwira ati nimugende mwitegereza igihugu cyane cyane Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwa Rahabu, uzwi na maraya, bararamo. Umwami w'i Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo, nako nashakaga, abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bisiraheli gutata igihugu. Urumva ni umwami w'i Yeriko ubimenye, yabimenye. Baje gutata igihugu gatatu cyane. Uwo mwami rero atuma kuri Rahabu ati sohora abo bagabo bari iwawe kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Ni iki bivuga ibi ngibi? Biravuga ngo nubwo abatasi bagiye gutata igihugu ariko na bene igihugu bari maso. Muri ibi hari ijambo rivuga ngo ibyo muzi natwe turabizi. Ibyo muzi natwe turabizi. None byamenyekanye, si ukumenyekana gusa, bamenye n'ikibagenza. Si icyo gusa, bamenye n'aho bari. None amutumye ati rero Rahabu sohora abagabo. Kuba umwami atumye gutyo nuko ko Rahabu yari maraya uzwi, yari rukuni, yari known, yari azwi. Noneho ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha, abwira intumwa ati niko kuri wanjye haje abagabo ariko ntazi aho baturuka. Icyo ni icya mbere. Ubu kuba avuze ko atazi aho baturuka ntaho yari azi mu by'ukuri. Noneho kuba atazi aho baturuka biravuga ko yamaze kujya ku ruhande rw'icyabagenzaga. Ubwo nta kirimo rero. Mu gatanu ni uko maze kwira, igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda. Sinzi aho baganye, nimubakurikire n'ingoga murabafata. Ariko babatase yari yaburije inzu, abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Nuko babandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yorodani, aho bambukira. Aba bagenda bamaze kugenda barugarira. Ibi bintu nimureke tubigereranye na 94. 94 abantu bahigwaga, abatutsi baje mu rugo kwa runaka kwa nyirakanaka, arabahisha. Maze kubahisha mu kanyintera hamwe ziraza, twamenye ko hari abantu washyize hano mu nzu turabashaka. Ibaze uyu muntu ngo nuko ari umukristo, ngo nuko ari umukiranutsi, ngo nuko ari umushumba, ngo nuko ayoboye korari, yego Imana singiye gukiranirwa, singiye gukiranirwa, yego kandi mbafite.
urumva ngo ubwo nibwo agiye gukoresha ukuri yewe ndashaka kumvisha ko hari igihe udakoresha ukuri akaba ari gukiranutse urumva ko kantu urakumvise hari igihe udakoresha ukuri ariko akaba ari bwo gukiranutse ukimbaza kino kibazo nibajije nta hantu muzi mwasomye Yesu yagiye akora ibintu abikoreye abantu akababuza kubivuga yabaga abibabujije ko ibyo yakoze byabaye ko byari ukuri ibyo yakoze ku muntu ko byari ukuri urumva kutabivuga ubwabyo ni uguhisha ukuri ariko na Yesu ubwo aragira ati ugende ntugire ubwira urumva ntugire ubwira ntugire ubwira ko ari njye gukijije kandi gukira umuntu yakize barabibona ariko ntubabwire uwo wugije uwo ari we hakaba n'umunsi noneho ugeze ngaho ugenda wireke abatambyi ibyo bihe byose mu bibazo yagiye abazwa nawe ubwe hari ibintu atahita agasubiza yes or no ugasanga aravuze ngo nakabyimenyeye n'umwanya ugasanga arasubije ngo murabimbariza iki gutyo ibyo byose ni ingero mbahaye ngo mwumve yuko hari igihe gukoresha ukuri nk'uko kuri umuntu aba abuze ubwenge cyangwa nongere nkubwira kandi kagero wenda umaze ibindi nyuma wasomye inkuru za Samweli ajya kwimika Dawidi izo nkuru ntuzizi mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 tuhajye tumve uko havuga ndetse nushaka kwasoma niba wahabonye wowe uhere ku murongo wa mbere yego ugeze ku murongo wa 5 wa 4 bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kurira Sawuli kandi nanze ko aba umwami w'Abisirayeli uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be Samweli arabaza ati nagenda ne ko Sawuli ntabyumva azanyica aho ni ikibazo kibi turimo kuganiraho ngaho 3 aha ngaho nyine hatuma unabeshya honyine yego nako ntabwo twa 3 ni continuité ya kabiri Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana n'ishashi nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo nanjye nzakwereka uko uzagenza uzansukira amavuta kuwo nzakubwira nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze umva nushaka kuvuga cyangwa mushiki wanjye mba rugarukira ko ndashyugumbwa kuvuga niba ndashyugumbwa kuvuga mu by'ukuri ndashima Yesu ko ibintu byose muba mutubaza bifite ibisubizo muri Bibiliya Samweli d'abord tuvuge kuri Samweli wari wikiragiye ubwo abantu badukurikiye murabizi ko Samweli iki gihe yari afite inshingano eshatu atwariye icyarimwe yari atwaye ubutambyi sibyo agatwara ubucamanza akaba n'umuhanuzi yarakomeye kandi bitoroshye byombi noneho muzi ko yari yaramaze kwimika Sawuli amwimikira kuba umwami kandi igihe amwimika mwibuke yuko atamwimitse mu gifaransa baravuga ngo par la bienveillance ntabwo yamwimitse ku neza y'Imana muri Sawuli yima ntabwo yimye ku neza y'Imana kuko Sawuli ni umwami Abisirayeli basabye ariko Imana itarashaka ko bagira umwami bamusabye rero ngo Samweli aragenda babwira Uwiteka ati okay abantu bawe bansabye umwami barashaka umwami rwose ngo gerageza ubahe umwami bakeneye umwami Uwiteka atari ko umwami bashatse uwiki
aho rero ntatinze muzi ko uwiteka yamubahaye ariko avuga ati uwo mbahaye n'uwo gahimano azabumvisha. Yego. Mu by'ukuri rero igihe cyaje kugera uwiteka akuraho Sawuli, amukuraho igihe yari yamugandiye yamutumye kwica abamaleki, ntiyabarimbura ararokora. Uwiteka avuga ati kuva uyu munsi nguciye ku ngoma. Ahangaha abatwumva ariko mbabwira ijambo mpora nibaza kandi imbabazi. Iyo wimitse umuntu uri umushumba, uri apostle, bishop, uri musenyeri runaka, wimitse umuntu witeka agaya. Iri jambo ryumva, wimitse umuntu witeka agaya, wimitse umuntu witeka yanga. Umaze kumwimika, umva ikibabaje, no mu kumukuraho uwiteka arabikumenyesha. Yego. Aba ari wowe ujya kwanonsa amagambo yo kumuca. Siko byagenze? Ibaza umuntu mushikanje buretse, mwene data Emmanuel, duherukana ubushize nje kukwimika, yego, none twongeye kubonana kubwira amagambo guca. Ibaze byombi mu kanwa k'umuntu umwe, mbega ibintu bibi. Uwiteka Imana yakwimitse ubushize nayigukuyeho, igukuyeho iguhura iki n'iki, guhura ibi n'ibi, guhura ibi n'ibi, guhura ibi n'ibi, kandi no kukwimika kitabigizemo uruhare, kari agahato ka rubanda k'abaturage. None uwiteka agukuyeho. Icyo kintu cyababaje Sawuli, bambesore, cyababaje Samweli, kugeza ubwo kimumaze iminsi mu masengesho arimo yingingira nde? Sawuli. Cyane cyane ko erega kumukuraho bikavuye ngo byo byari bisanzwe nk'uko n'abandi bavaho cyangwa bajya bazanavaho. Ariko ikibazo ni uko ngo bitabaye kumukuraho gusa, ahubwo ngo n'umwuka w'Imana yahise amuvamo cyangwa amuvaho, ahangwaho n'umwuka mubi. Ijambo rirambabaza bene data reka mbabwire. Kandi Samweli wagize no kuvaho k'umwuka mwiza, tuvuge umwuka mwiza yakuvaho nyine kuba mubabaje, ariko umubisi umubaza iki? Umwuka mubi Imana yawukurinze, sibyo? Niba umwiza yarandagiye bazi, ariko Imana nikurinda umubi, nikurinda umwuka mubi. Oh my God. Samweli aragiye imbere y'Imana atitiriza, Mana rwose umugaragu wawe Sawuli, imva nawe ariko ntabwo tuzi iminsi yasenze, ariko reba iri jambo riri ku murongo wa mbere, uzageza he? Uri nsubiremo wumve, uzageza he? Uzageza he kuririra Sawuli? Uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami w'Abisirayeli. Muri iri jambo ubwo Imana yabajije Samweli kuriya, ni uvuga ko Samweli arimo yinginga Imana ngo imugarure ku kazi, imugarure mu kazi, mubabarire, nidohore imugarure mu kazi. Kamubwira kandi ndimo kwiyumvamo, wabona Samweli anasenga ariko afite n'icyo kintu cya complex. Abantu bazumva nimika umuntu mu cyumweru kimwe, mu kwezi kumwe akaba yakoze ibinyanga, bazabona ko ndimo umwuka w'Imana, bazabona ko ndi umushumba, ndi umutambyi urebesha amaso y'ubwenge. Imana, abantu bazumva ibi bintu witeka tumva kakubwire, ayo masengesho urimo yahagarike, aho gufata ihembe ujye kunyimikira uwo niboneye. Haleluya. Uwo niboneye umwami uhwanye n'uko umutima wanjye ushaka. Ikibazo rero kugira ngo ngere ku ntego vuba cyane, Samweli ati Mana we urankoze, unzanyura. Sawuli niyumva ko nagiye kwimika undi mwami, na Sawuli ubwe akiriho, akusaba nkozeho kuko ndagenda nimika umwami usimbura Sawuli kandi Sawuli akiriho, niba binkozeho koko, reka nyine byagukoraho ugiye nk'umwasama, ugiye muri bwa bupfapfa byanagukoraho koko.
nugenda uvuga ukuri nk'uko kuri umva ariko ihembe mu ntoki ryuzuye amavuta ukaritwara gutya ukarubanda urya uryikoreye ngiye kwimika biragukoraho kandi mu by'ukuri ibyo ngibyo niko kuri ukuri ni uko afata iki ihembe ukaritwara atyo ndetse aririmba n'indirimbo zigendanye no kwimika akagenda nk'ibintu nyine by'ibirori akabitegurira ateka ati wibeshye ubikora utyo urebe arakumena umutwe nyine ariko dore ukuntu ngubwira wowe igendere n'inyana nk'umuntu ugiye gutamba ibitambo nukubaza ujye umubwira ko ugiye gutamba ibitambo yewe no kwa Yesayi ubwe i Betelehemu nuhagera umubwire ko uzanywe no gutamba igitambo hanyuma ubundi urareke Yesayi n'abahungu be baze kuba ku gitambo ubundi ngewe ntuzabwira icyo uri bunkore singibyo bivuga ngo iki rero iyo ugize ubwenge muri uyu murimo wa data ukora byose Imana niyo ikwibwirira kugenza ibintu Yesu amen amen murakoze cyane musho icyo numvisemo nuko umwuka w'Imana ugomba kuba uri kumwe n'umwuka w'Imana kugira ngo akubwire icyo gukora muri ibyo bihe cyane cyane biba bikomeye aho ugomba guhitamo kuvuga ukuri cyangwa se ukavuga uko umwuka w'Imana akubwira yego naho iyo ugiye kubeshya kandi utavuganye n'umwuka w'Imana urumva ko n'ubundi uri mu makosa kandi Imana ntibyemera uzageza hehe ese ni ibintu bingana iki dutwikiriye ni ibintu bingana iki nk'abakristo dusengeye dusa nk'abategeka Imana ngo nibikore Mana agira utya Mana bigenza utya Mana nutabikora Mana nutabikora tudasaba ibikwiriye kweli none ugasanga Imana iratinze ninakubwira ijwi ukaribura hanyuma ni bingahe dusengeye nk'uko Uwiteka yabwiye kandi usengera n'Uwiteka yanga Samweli nk'uko bivuze birashobora kuba yari Masenge ariko Imana iramubwira ngo uzageze by'ukuri gusabira Samweli naramaze kumwanga ibintu ndumva bikomeye musho Imana idufashe kugira ngo tumenye gusenga neza gusenga nk'uko Imana ishaka kuko nituma tugasenga nk'uko twebwe tubyiyumvamo utabibwiwe n'umwuka w'Imana birakomeye ese uko ndeba ngaha Samweli nawe atarabizi wasenga akurikije nk'uko yabyumvaga nuko amarangamutima ye nayuko Imana yababarira Sawuli agasubiraho ikamukuraho umwuka mubi akagumana umwuka mwiza akagumya kuba umwana none rero Uwiteka aragira ati uzamusabe kugeza ajyaye kandi aramwanze ariko ikibazo mushiki wanjye buretse mu magambo Samweli ubwo yibwiriye Sawuli bahura avuye epfiriya kurimbura abamaleki ayo magambo arimo avuga ngo Uwiteka aguciye ku ngoma ayo magambo arimo bivuga iki rero niba Samweli ubwo yarayibwiriye Sawuli na mbere yuko Imana imubwira kuri iyi ni uko mu kumusabira afite ibintu arimo kwirengagiza ibyo yirengagiza arabiterwa n'iki arabiterwa n'icyo kintu babwiye cyo kuvuga ngo ariko Imana kuko pe namwimitse ejo bundi avuye aka kanya ariko mushu buriya n'ibyaba warimo kubisobanura ndimo ndatekereza cyane ku itorero ry'iki gihe itorero ry'iki gihe urabona ko harimo imvururu nyinshi yego abashumba n'abakristo yego abadiyakoni n'ibindi yego harimo intambara nyinshi noneho ukibaza izi ntambara ziraturuka he ko bose bapfukama bagasenga Imana yuko bavuga ko Imana iba yanabavugishije ese izo mvururu ziva hehe nyine zirava muri ibi byose none ubundi zaba ziva kwa kundi Samweli yirengagije ko yamaze gucaha Sawuli yego cya gihe Sawuli yari amaze gukora iby'Imana itamutumye Samweli agira ati aramucyaha ariko ageze imbere impuhwe ziramwica ariko wibuke ko suri ko nkurogoye wibuke impuhwe za Samweli zirimo guturuka ziraturuka kuri complexe kwipfunwe atewe no kwimika umuntu mu kwezi kwa gatandatu mu kwa munani akaba Uwiteka amukuyeho ariko Uwiteka akuyeho uwo atashyizeho ugiye kumwimika abifiteho amakuru Uwiteka yamubwiye umunsi ajya gusaba umwami ntibimubwiyeho umunsi bahura avuye epfiriya kurimbura abamaleki yarokoye
Uwiteka ntibimubwiyeho, ariko turebe impamvu yo kwensista ku isengesho rya Samweli, impamvu yako ni iyihe? Samweli tumugeranye n'umubishopu n'umushumba revera musenyeri runaka wo muri kino gihe cyangwa poso, ariko utarimo kumenya ubushake bw'Imana. Ako niho narengeye. Ko ni kamwe habizingiyeho. Yego. Utazi Uwiteka yanze n'uwo akunze. Kandi ayo maso umushumba wese yagombye kuyagira. Kuba yafite. Yego. Kumenya ngo ariko Mana ni gute nakora ngakora ibihura n'ibyo ushaka Mana, sinyuranye nawe. Aha, reka ngere ku kantu ka kabiri rero noneho. Za conflicts bavugaga, za ntambara, amakimbirane araterwa n'iki? Na ba bantu bagiyeho nka ba Sawuli. Yego. Bagezemo bazambye. Yego. Babizambije bisanga ba Samweli ntibabasha kubirukana. Yego. Kubera iki? Ubucuti bafitanye, ariko ubutari hagati yabo n'Imana. Mana yo mwirukane ankoreho. Ankoreho. Erega hari ibintu bye nariye. Aragenda abivugeho. Arabivuga rero. Niba ntarari inka ye, nariye ibahasha ye. Niba atari inka n'iki, nibahasha. Niba atari ibahasha, ni akanyenyeri. Uri imisi gifite. Uvuze ibintu bingahe? Akanyenyeri, ibahasha, urakoze. Ibintu rero Samweli yabigiraho ikibazo cyo kwirukana umuntu Imana yanze, hanyuma agatinda mu masengesho nayo y'imfabusa amwe ya Samweli yo kwingingira nde Sawuli. Kandi nyamara mushatse mwafata ikiganiro tuganiriye akagihuza n'ibiriho. Ni ukuri Imana idufashe mushumba muhuze ibintu n'ibiriho, neza iki cyanditswe dusoma mubihuze na reality y'ibiriho. Ni uko nguko bimeze. Amwirukane yarakanze akanyenyeri. Amwirukane mbere yuko amwirukana. Hari inka ye irijyanye mu rwuri rwe yamuhaye, niba idahaka ubu yarabyaye. Uwo muntu amwirukana kandi amukingiye ikibaba. Hanyuma kandi Uwiteka yamaze kumwanga, aragira ati naramwanze. Uragira ute rero? Ko nanze uwo ukunda. Biragenda bite ko nanze uwo ukunda? Imana idutabare. Bakristo bene data, inshuti zacu mudukurikira kuri Mpumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwe. Mwuka w'Imana abe muri mwe, atwigisha ukuntu dusobanukirwa. Bashumba, ba potre, muri izo nzego murimo, mureke twumve umwuka w'Imana icyo atubwira. Twe kumera nka Samweli twingingira ba bandi Imana idakunda. Ese aba bantu mwimika mu matorero, mwimika mu nshingano zitandukanye, ese Imana iba yabyemeye? Imana iba yavuganye nawe? Niba Imana iba yavuganye nawe, haleluya, amen. Ariko ba bandi bafite izo ntambara, bashumba mubanze murebe bipfira. Reka tugane kuri conclusion. Mushumba, mukozi w'Imana, muyobozi ku rwego rw'ubuyobozi rwose, mbonye ijambo ryiza rirwumvikana cyane. Ubu utonesheje kuri wowe ni n'umutoni ku Mana. Ako utonesheje koko no ku Mana aratonye. Wa wundi wihutira guhishingano wumva zikora ku mutima wawe, na Imana yamushaka kuzimuha, cyangwa bikora kubera yuko uzi ko ara akuvugira, aguhamagara, akubwira ibyo abantu bakoze, akuzanira utuntu n'utundi. Ni ukuri intambara dufite mu murimo w'Imana zose n'inkomoko yazo. Uyu muntu utoneshejwe imbere yanjye, uyu muntu nazamuye nkamuha ibyanjye byose, nawe Uwiteka uko arashaka, n'Uwiteka wamuzamuye muri jye. Inshuti z'umusaraba twigenzure, buri muntu yigenzure, twumve ese koko niko bimeze. Mushu reka ya Kristo nikakukururane, reka nkubwire, iyo ugenzuye amagambo Imana ivuga ku bakozi bayo, na Yeremiya uko yavuze muri Yeremiya 1:4-5, nakumenye ntarakurema, nakwejeje utaravuka, utaraba urusoro mu nda ya nyoko, ngushyiraho kuba. Muri niko bitatu ari ne, nakumenye, nakwejeje, nagushyiriyeho. Ibyo bintu byose nuvuga ngo ngiye ugiye gushyiraho umuntu runaka, kwimika umuntu runaka,
biransaba kumenya uwo muntu Imana yabikoreye kuva kera. Niyo mpamvu babyita establishing, ni ukujya gushyiraho gusa. yego ariko ubundi uwo ngiye gushyiraho yagombye kuba ari uw'Imana yashyizeho kera, none haleluya, none ngewe ngiye gukoreshwa ngo mbishyire ku mugaragaro. Autrement muri iri jambo ngiye gusohoza amasezerano, ngiye gusohoza umugambi w'Imana kuri uyu muntu. Icyo nsabira abakozi b'Imana bose ku nzego zitandukanye, ariko nkubwire buriya uko n'igihugu ubwacyo ugiye kureba umuntu runaka his excellence Anoma, ushobora gusanga uwo muntu yari afite amasezerano y'Imana mu buzima bwe. Niyo mpamvu Imana ishoboza umuntu wese ushyiraho, wimika, ajya akora ibyo Uwiteka yagambiriye kuva kera. Yego yishimira, ashyireho Uwiteka yashyizeho kera. Urumva ibyo Uwiteka we yakoze, yabikoze mu ibanga rye, biri mu ibanga rye. None icyo ngewe nsabwa, icyo uriya apostle, musenyeri, bishop runaka akora, ni ukubishyira ku mugaragaro, ni ukumwimika. Nta anointing iri ku mugaragaro. Iyo anointing rero ikwiye kubaho ihura n'ibyo Uwiteka yashakaga. Ngicyo rero icyo Samweli cyamugoye, akamara iminsi asenga amasengesho kandi y'urudaca, kandi atameze neza, amasengesho ataryoheye Uwiteka. Ngira umunsakuriza mu mwanya wo guta igihe hano imbere yanjye, urambwira amateshwa, uzuza ihemba amavuta nkwereke. Niboneye umwami, nifitiye umwami ahantu, ndamufite i Betelehemu, uzuhe mu tugende munyimike. Ndati atangiye kuzana ibibazo, gusa none najya kumwimika Sawuli arakiriho, ugasanga arabimpuye, yibaza ko ari mu gutinya ko yamwica, niwe yarimo gusengera. Mpaka akantu karagarutse, kandi karagarutse. Uwo atinya ko yamwica araburana n'Imana, kandi yarimo amusengera. Yari mu cyumba agira ate amusengera. None ahindukiye tubona asengeraga, nabyumva ko azangira. Bivuga ko afite ukundi kuntu amutinye, afite ukundi kuntu amuzi, amutinyemo ukuntu. Kuiteka ati bo twakoze rero, niho dusoreje. Urugendo nyine wasamye ngo ugiye kwimika biragukoraho. Akuzwa wahita ashyira umuntu rw'urukanzu, ukambara ikiteyi, ugashyira cya kintu kirereta mu gituza, yihute barakudiva. Wowe ugendemo umuntu ugiye gutamba igitambo, ushaka inyana yishaje, sibyo? Giriza ugende mutamba igitambo. Nugerayo njye Uwiteka ndi bukubwira icyo unkorera. Haleluya. Kandi igihe nzakubwira ko ukinkorera, nigenza ko nta kintu byagutwara. Uvuga ngo Uwiteka rero, ha hantu twanze kuri nk'uko twakagombye, ni wuze uko agenza. Yesu abamera. Haleluya. Nta kindi nongera, nizeye ko abadukurikira bari bufashwe kandi bagahitamo kugera nk'uko Uwiteka abishaka. Naho gutonesha kubera ko abantu bakanze akanyenyeri n'ibindi nk'ibyo, ni ukuri ntacyo bizatugeza. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bagirire neza. Mushumba tugeze ku musozo, numva nta kintu nibukubaze kuri ibi, ahubwo dusengere kugira ngo tugire y'amaso Imana ishaka yo kumenya umugambi w'Imana. Haleluya. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ukuri imitima yacu iciriwe bugufi imbere yawe, iciriwe bugufi n'ijambo ryawe rikomeye utugejejeho, utuganirije. Turasenze kugira ngo ubashishe buri muntu wese mu rwego rwe gukiranukira, kandi tubonye ko hari ahantu bisaba ubwenge mu gukoresha icyo twita ukuri, nk'uko byagendekeye Rahabu, kandi byamuviriyemo agakiza, arokokana n'umuryango we, n'uyu munsi wa none abarwa muri ba nyirakuruza wa Yesu Kristo. Turagushimiye ko washoboje Samweli ukamuha ubwenge mu gihe byari bikenewe ko akoresha ubwenge kuruta logike ye. Aho hantu wamuhaye ubwenge, mubwira uko agenda, mubwira uko agenza, kandi wakoranye nawe umurimo. Turabigushimiye. Nuko rero bari baduteze amatwi baha umugisha, kandi ijambo nk'iri ngiri nk'uko baragiye riherekeza kugira ngo baryumve nk'uko riri, batarigoretse ngo barihindure ukundi, maze imitima yabo igafuka kandi baryubakireho. Ndagushimiye ko twumvise, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.